mu kanwa buriya hagira ubushyuhe bwinshi, burenze icyo ubwo mu gitsina cy'umugore. Niyo mpamvu uzasanga umugabo basakinze cyangwa se umugabo wasakinze ntago yongera gupfa gukora sex. Ikintu gituma yongera gukora imibonano mpuzabitsina n'iki? Kuba uwamwonkeye imboro bakundana, hanyuma yamara kuyonka nawe akamurongora cyangwa se agakora imibonano mpuzabitsina kugira ngo mwongeye kwirirwa kandi muraho. Ndabaramukije cyane mwebwe mudahwema kunshyigikira saa sita na nijoro, mwebwe muhora mukora subscribe ku Nyegamo TV, mudahwema kudusharingira, kuduha like, aba bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa imbere mu gihugu, turabaramukije cyane. Amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi rero ndabasaba kwegera hino tukigana nk'ibisanzwe. Nari mbakumbuye cyane, ndabakumbuye mwebwe buri munsi muhora munshyigikira cyane cyane, kuva kuri views ya mbere kugeza aho tugeze ubu ngubu. Ni ukuri Imana ijye ibaha umugisha ku bantu mukora subscribe. Hari umunsi buriya nzabahemba, simbizi, niduhura abo tuzahura mukambwira ko mwakoze subscribe, nzabagurira fanta. Uyu munsi rero tugiye kwiga topic yacu y'uyu munsi iragira iti: ese ni byiza ko dukora imibonano mpuzabitsina yo mu kanwa? Abenshi tumenyereyeho nko gusisa cyangwa se gusakinga, cyangwa se mu kinyarwanda kirambuye konka imboro cyangwa se konka igitsina cy'umugabo. Ese ni byiza cyangwa ni bibi? Tugiye kurebera hamwe ikibi cyabyo n'ikiza cyabyo. Reka dutangire rero. Reka nizere ko mwamaze kwegera hino, reka nizere ko mwamaze kumenya ko isaha yageze, ko nanjye nahageze. Rero dutangira. Hari abagabo bakunda ko babasakinga, hari abagabo bakunda ko abagore babasakinga. Yego ntabwo twabatera ibuye, cyane ko hari n'abagore bakunda abagabo babasakinga. Uyu munsi turareba impande zombi, ari abagore barasakingwa, ari abagabo nabo barasakingwa. Reka duhere ku mugabo. Hari umugabo rero ukunda ko bamusakinga. Wakibaza ngo ese kubera iki? Mu kanwa buriya hagira ubushyuhe bwinshi, burenze icyo ubwo mu gitsina cy'umugore. Niyo mpamvu uzasanga umugabo basakinze cyangwa se umugabo wasakinze ntago yongera gupfa gukora sex. Ikintu gituma yongera gukora imibonano mpuzabitsina n'iki? Kuba uwamwonkeye imboro bakundana, hanyuma yamara kuyonka nawe akamurongora cyangwa se agakora imibonano mpuzabitsina kugira ngo uwo nguwo wamusakinze nawe amushimishe, kugira ngo abe yabasha kurangiza. Ariko ubundi buriya umuhitishijemo ukamubwira ari ukusakingwa no kurongora, yahitamo iki? Burya uzamubaze niba umufite ubikunda, yahitamo gusakingwa. Impamvu ni iyi: mu kanwa harashyuha cyane, nibyo nakomeje mbabwira, mu kanwa harashyuha. Kandi burya mu kanwa kacu, sinzi, hejuru ya tanga haba utuntu tumeze nk'uturongo, ariko burya no mu gitsina cy'umugore tubamo. Abagore munkurikiye, simbizi niba mubizi, no mu gitsina cy'umugore burya imbere cyane utwo tuntu tubamo, dusa nk'uturongo. Rero no mu kanwa k'umuntu tubamo utwo turongo. Tukaba dufite ikintu ku rurimi rwacu cy'uduheri dutoya cyane, tudapfa kugaragara cyane, ariko turiho, kuko iyo ugize uratwumva. Utwo duheri rero iyo udukojeje ku gitsina cy'umugabo agira uburyohe budasanzwe, kuko uko wonka igitsina cyiwe bituma yumva mu mutwe wiwe nyine, mana yanjye sinzi uburyo nabivuga, bituma yumva mu mutwe wiwe nyine
yinjiye muri mudu neza, bigatuma mu mutwe wiwe yumva bidasanzwe kubera bitewe n'uburyohe ari kumva ku gitsina cye. Hanyuma rero ukakojeje kutwo duheri no kutwo turongo two mu kanwa nakubwiye, bimuryohera cyane ku buryo ubushyuhe bw'umubiri we buhita buzamuka, hanyuma umubiri ugatangira kuvubura. Niho uzasanga yavubuye ibyuya ibiki kubera ko yumvishe uburyohe budasanzwe. Hanyuma ku mugore turagera ku ngaruka nyuma. Ku mugore rero, ku mugore usakingwa, umugore nawe biba byiza. Wakibaza ngo biba byiza gute? Ku mugore biba byiza kubera ko ibyo nakubwiye nyine, kubera kano karimi k'umugabo, uko umugabo agakojeje mu gitsina gore, akenshi usanga ururimi rw'umugabo iyo arukojeje mu gitsina cy'umugore arukoza kuri kaboro kari mu gitsina cy'umugore, nibagiye ukuntu bakita kari akaboro rero kameze nk'agashyimbo. Iyo umugabo agakojejeho ururimi nyine ewana ahita yumva nyine uburyohe nawe budasanzwe, ugasanga ni hahandi agufashe cyane. Burya biba na byiza kubera ko hari n'igihe ahita arangiza cyane. Ku mugore biramuryohera cyane ku buryo ashobora guhita arangiza. Hanyuma rero reka turebere hamwe ingaruka ya mbere ni iy'amasohoro. Akenshi ku abagabo bakunda kurangiriza mu kanwa k'abagore cyangwa se k'abari mu kubasakinga. Ari amasohoro yangiza ururimi ku buryo twa tuntu twumva uburyohe cyangwa se twumva umunyu, ku buryo tugeraho tugatakaza ubushobozi bwo kuba twakumva ibiryohera cyangwa se ibibishye. Bigera ku buryo ururimi rutabasha kumva uburyohe cyangwa se ububihe, bikageraho nyine ukajya upfa kurya utumvisha ibiryoshye cyangwa se ibibishye. Iyo ni ingaruka ya mbere. Ingaruka ya kabiri rero ari amasohoro y'umugabo yangiza mu mihogo, yangiza hano mu mihogo y'umugore cyangwa se y'urimo kumusakinga. Impamvu nakomeje kuvuga y'uri kumusakinga n'igihe yaba ari umugabo, kuko murabizi ko ubu ngubu byabaye baranse. Usibye n'ibyo n'umugabo ku mugabo barabikora akenshi. Rero ugasanga byangije umuhogo. Wakibaza ngo umuhogo wangirika ute? Uko ari amasohoro ashobora kuyashyira mu kanwa kawe ukayamira, yangiza umuhogo. Ugasanga inshuro nyinshi akenshi everyday uhoye urwaye amanjini utazi impamvu uhora urwaye anjine. Ugasanga umuhogo wawe waratemye, wajya ukorora agatangira kuruka ibintu by'umuhondo, kuko bigeraho iyo bikabije cyane ugatangira kuruka ibintu umuhondo wijimye ari wo w'amashyira, kubera ko utwo duheri nyine tuba twaje kubamo nk'ibibyimba ku buryo niyo ukanze gutya ubyumva. Ari amasohoro ashobora gutera ibibyimba mu muhogo. Impamvu rero ashobora gutera ibibyimba mu muhogo, ntabwo ariho yagenewe kunyura. Ntabwo ariho ayo masohoro yagenewe kunyura. Ugasanga uhora urwaye anjini buri munsi uhora wivuza anjini. Ukibaza se ni ubukonje ni iki? Oya, ntago ari ubukonje, ni ukubera ari amasohoro ahora anyura mu muhogo wawe. Niyo mpamvu rero buri munsi usanga warwaye amanjini. Ikindi ari amasohoro yangiza igifu. Abantu rero bakunda kuvuga ngo ari amasohoro iyo uyamize arabyibushya, barabeshya. Icyo gihe ayo masohoro abyibushya iyo yanyuze mu myanya y'ibanga yakagombye kunyuramo, ariko iyo anyuze mu kanwa yangiza igifu, ku buryo igifu aragenda agafata igifu, ku buryo igifu kigeraho kikanapfuka. Ugasanga igifu cyawe nubwo kigifite ubushobozi bwo kuba gikora akazi gishinzwe, ntabwo igifu kiba kibasha gukora akazi gishinzwe kubera ko kiba cyarangiritse kubera ayo masohoro. Rero ingaruka zirahari kandi nyinshi cyane tutabasha guhita tuvuga aka kanya. Rwose abantu mukunda gusakinga cyangwa gusakingwa, nari nibagiwe kubabwira nuko
iyo hari igihe ushobora gusakinga uriya muntu urwaye umutezi, icyo gihe rero uwo muntu urwaye cyangwa se ufite ibibazo mu myanya ye y'ibanga ko izo ndwara cyangwa se ayo ma infection iyo umusakinze arwaye afite ikibazo cy'ayo ma infection uyandura mu kanwa. Wakibaza ngo ute uyandura mu kanwa ukajya uhora unuka mu kanwa ntumenye impamvu. Bantu mwirirwa munuka mu kanwa rwose mumenye ubwo nyine niyo mpamvu atari uburwayi bw'ishinya. Ishinya igeraho igatema mu kanwa haragatema ugasanga ururimi rwe rwabaye icyerero. Icyo gihe uzihutire kujya kwa muganga kubera ko biriya birwara byandurira mu mibonano mpuzabitsina hari igihe ubyandurira mu kanwa ugasanga biciye mu kanwa. Rero n'abantu mwirirwa musomana umunsi ku wundi musomana mutaziranye cyangwa se mutazi ubuzima bwanyu ko buhagaze, cyangwa se ugasoma umuntu ubizi neza ko wavuye gusakinga uyu ugasanga ugezeho uramusomye, ibyo bita tirange. Ntago ibintu byo gusomagurana ntago ari byiza kubera ko hari igihe usanga uwo muntu yaranduye ibyo birwara yarabyanduriye mu gusakinga umuntu, yarasakinze umuntu urwaye beteze na mborogo naki ugasanga azanduye mu kanwa. Rero ndababuza rwose mwitwararike, ndabagira inama mumenye ko ubuzima buzira umuze nta buzima ufite, nta kintu waba ufite ku isi. Icyambere kibanza ni ubuzima. Mwakoze kubana nanjye rero, murabizi ko mbakunda, ibyo mbibabwira buri munsi. Reka nizere ko namwe mukunda, mukomeje kunkurikirana, mukora subscribe, share na comment ku Nyegamo TV. Murakoze cyane.